Ndagusuhuje wowe udukurikira. Nitwa Kari. Nguhaye ikaze. Uyu munsi twabateguriye inkuru ndende y'urukundo yaviramo isomo umuntu uwo ari we wese, cyane cyane uteganya kubaka ndetse n'uwubatse. Inkuru yacu yitwa Iyo mbimenya. Reka dutangire. Abana babiri bari baturanye, umwe akitwa Ange, undi akitwa Dani. Bakiniraga hamwe, bakajyana kuvoma, bakajyana ku ishuri, mbese uturimo twose bakadukorera hamwe. Ku cyumweru ababyeyi babo bajyaga gusenga, nabo bagaprofita bakajyana, bakicarana, bagatahana, ndetse bagataha imbere y'ababyeyi babo. Ababyeyi babo bagataha basanga bageze mu rugo. Barangije amashuri abanza, Ange na Dani baje gutsinda, boherezwa ku bigo bitandukanye. Ange yoherejwe kwiga muri Sevensi Musanze, naho Dani yoherezwa kwiga muri Saint Andre. Gusa mbere gato y'uko abana batsinda, bari baramaze kubwirana ko bakundana, ndetse kandi bose bishimye. Kujya ku ishuri mu bigo bitandukanye ntibyahagaritse urukundo rwabo, ko abana bakomeje kujya bandikirana utwandiko, buri umwe abaza undi uko amerewe, ko amasomo ari kugenda, baterana kuraje, ndetse babwirana uburyo bakumburanye atari bo bazarota babonanye. Abana bakomeje kwiga ndetse bakundana, barangiza amashuri abanza bakomeza kaminuza. Ange yakomeje mu bijyanye n'imibanire y'abantu, naho Dani akomeza mu bijyanye n'ubuvuzi. Abana bakirangiza kwiga, Dani yahise abona akazi muri farumasi y'umukecuru witwa Kamariza ko guha imiti abakiriya. Ku rundi ruhande, Ange nawe nyuma y'ukwezi Dani abonye akazi nawe yaje kukabona muri kampani ikomeye y'umugore witwa Dora, ikora ibijyanye no gutanga ubujyanama mu kubaka ingo nziza, gushaka abakunzi n'ibindi bijyanye nabyo. Ange nawe yakoragamo nk'utanga ubujyanama mu kubaka ingo nziza, ndetse no kubona abakunzi bajyanye n'ibyifuzo by'ababashaka. Bidatinze Dani atitaye ku bushobozi buke yari afite ndetse n'ubw'umukunzi we, yaje kumusaba ko bazabana, mbese ko yazamubera umugore. Ange nawe ntiyatindiganya ahita amwemerera. Ange abigejeje kuri nyina biramushimisha cyane kuko yari azi urukundo rw'abo bana kuva bakiri bato. Ahita amwemerera rwose. Batumira imiryango, ubukwe burataha. Ange na Dani batangirira ku bushobozi buke bari bafite, ariko bizeye kuzagera kuri byinshi kubera ko bakundanaga cyane. Umunsi umwe Ange avuye mu kazi asanga Dani nawe yageze mu rugo, atangira kumubaza uko yiriwe. Dani nawe amubwira ko yiriwe neza. Ange araterura ati, njyewe akazi nkora ntabwo ngakunda, mbona kamvuna cyane kandi simbona amafaranga. Nzaruhuka ari uko ntangiye kwikorera mfite kampani yanjye impemba amafaranga afatika, tukabasha kwiteza imbere. Dani ati, muri umugore mwiza uzabigeraho, nzagufasha rwose ndi kumwe nawe. Ange araseka bakomeza kuganira, ibiryo birashya barasangira ndetse bajya kuryama. Bukeye mu gitondo baritegura, Ange ajya mu kazi nk'uko bisanzwe ndetse na Dani bibuko. Uwo munsi mu kazi ka Ange haje umukiriya mushya witwa Jimmy. Akihagera yakirwa na Dora kuko yari umukiriya uzwi cyane kandi w'umukire. Dora yihutiye gutumaho abakozi bose kugira ngo baze basuhuze umukiriya, ariko kandi bakomeze no kumuha serivisi baziranye. Ange na mugenzi we bakorana witwa Sylvie bihutira kujya mu biro bya nyirabuja kugira ngo basuhuze uwo mukiriya. Bakihagera Dora ababwira ko umukiriya mushya yitwa Jimmy, kandi abasaba kumutega amatwi neza bakamuha serivisi yifuza. Ange na Sylvie babyakira neza, ndetse nabo baramwibwira. Nubwo Sylvie wagaragaraga neza mu bijyanye n'imyambarire ndetse no kwiyitaho mu maso, dore ko yari yambaye agakanzu kagufi k'umweru, naho Ange yambaye ikanzu ndende y'ubururu n'udukweto tugufi tw'umukara benshi bita barirene. Jimmy yahisemo ko Ange ari we wamutega amatwi akamuha serivisi yifuza. Dora byaramutangaje cyane,
ariko ahita asaba Ange ko yajyana Jimmy mu biro bye akajya kumuha serivisi. Ange yahise akomezanya na Jimmy, bakigera mu biro ahita amuha ikaze ndetse yongera kumwibwira. Jimmy amubwira ko yishimiye ko amuhaye ikaze ndetse batangira kuganira. Jimmy aratangira ati, rero njyewe mfite ikibazo cy'uko nta mukobwa dukundana ngo tumarane kabiri. Igihe cyose birapfa kandi mba nagerageje uko nshoboye kose nkita ku mukunzi wanjye nkamumenyera ibyo akeneye byose, ariko bikarangira bipfuye. Ndagira ngo mungire inama z'icyo nakora kugira ngo nite ku mukobwa tugumane ndetse ngere no ku rwego rwo kubaka kuko ndashaka gushaka ndakuze. Ange ati, ndakumva neza, ariko ibyo bisaba kugira ngo umbwire detaye zose kugira ngo numve aho ikibazo kiri nanjye nguhe inama yagufasha. Jimmy ati, ariko ndumva hari icyo tutaganiriye kandi nacyo ni ingenzi kugira ngo turusheho kuganira tuziranye. Harya urubatse cyangwa uri umukobwa? Ange ati, ndubatse, maze amezi 3 nshatse. Umugabo wanjye akora muri farumasi atanga imiti. Jimmy ati, wawu, umugabo wawe yarahiriwe, uri umugore mwiza pe, uritonda kandi uri umuhanga. Ange ati, urakoze cyane, ngaho komeza umbwire numva icyo nagufasha. Bakomeza kuganira, amasaha y'akazi ageze barataha bahana gahunda ko bazakomeza umunsi ukurikiyeho. Ange ageze mu rugo asanga umugabo we yahageze mbere. Dana akimukubita amaso ati, wiriwe neza sheri, ese ko mbona ubabaye byagenze gute? Akazi kagenze neza? Ange ati, ndeka sheri, uyu munsi nakiriye umukiriya w'umwirasi wumva ko ubukire bwe bugomba kumuha buri kimwe cyose yifuza. Dana ati, hangane mukunzi, muri iyi si hari abantu bumva ko ibyo bafite, ubutunzi bafite, ugomba kubageza aho bashaka kugera hose. Hangane kandi nizere ko wamuhaye serivisi wamugombaga. Ange ati, nayimuhaye ariko ikintu kimbabaje nuko n'ejo tuzakomeza kuko ntibirarangira. Dana ati, ihangane ukomeze umufashe, wibuke ko amafaranga ukeneye kugira ngo utangire kampani yawe tutarayabona kandi ko ari akazi kadufitiye akamaro kuko karadufasha muri uru rugo. Ange ati, urakoze cyane umukunzi wanjye. Bakivugana telefone birasonnye. Ange agiye kwitaba yumva ni mama we. Umukecuru ati, uraho neza mwana wa? Kigali se muraturusha iki? Urakomeye? Umuhungu wanjye ameze ate? Ange ati, meze neza mama, n'umugabo wanjye ameze neza rwose. Mama wa Ange ati, ndagukumbuye cyane mwana wanjye. Ndabakumbuye pe, ndashaka kuzaza kubasura vuba nibinkundira, nzababwira. Ange ati, ni karibu mama, uzadusure natwe turagukumbuye cyane. Umukecuru ati, ngaho rero urabeho mwana wanjye, unsuhurize umukwe cyane. Urabeho mama, urabeho kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Ange avuye kuri telefone abwira Dani ko yavuganaga na mama we kandi ko amusuhuza cyane. Nuko baraganira, burira, bararyama. Bukeye Ange asubira mu kazi nk'uko bisanzwe ndetse na Dani bibuko. Ange akigera mu kazi asanganirwa na Sylvie. Sylvie akimukubita amaso ati, ariko ubwo wambaye ute ubwo ko iyo jipo irareshya iti? Se wajya wambara utuntu dusirimutse, uba ubona nambaye nabi? Ubu koko ugabanyije indeshyo y'ibintu wambara ukajya wambara ibintu biciye bugufi, ukajya wambara ibintu bigufi, ukisiga make-up, ubona utaha usa neza, uzi ukuntu uri mwiza. Na mabuja nuko adatinyuka ngo abikubwire, ariko ntabwo abona ko wambara neza aho bikwiriye. Jya ureba ukuntu mabuja ari umukecuru ariko agerageza kwambara utuntu tugufi twiza, akimakiya, uba ubona adasa neza. Buriya rero nawe ugerageje ukambara neza, ntekereza ko nawe yabikubwira ko wahindutse kandi akakubwira ko abikunze. Ange ati, Sylvie, mbabarira rwose, ibintu nambara mbona ntacyo bitwaye kandi nta kintu nteganya kubihinduraho. Icy'ingenzi mbona ari uko akazi nkora hano ngakora kandi nkagakora neza uko nshoboye kose. Ibindi rwose mba nambaye imyenda isa neza kandi nanjye mbona imbereye.
ikindi ujye wibuka ko nkijijwe ntabwo nakwambara utuntu tugufiya rwose ngo njye mu kazi, ndetse n'umugabo wanjye ntabikunda. Akivuga atyo Sylvie araseka aratembagara ati ninde wakubwiye ko hari umugabo udakunda kwambara ibintu bisirimutse se? Ndavuga ibintu bitagera aho ngaho ku birenge uba wambaye. Ange ati abagabo bose ntabwo mbazi, uwanjye niwe nzi, ariko nzi ko ibyo nambara ari byo akunda kuko ibyinshi ni nawe ubimpitiramo iyo twagiye kubigura. Sylvie akibyumva arongera araseka ati ntacyo ibyo reka tubyihorere, ahubwo reka nkubwire ikindi kintu maze kubona. Mba mbona Jim agukunda, uriya mukiriya rwose mba mbona ukuntu akureba. Aha. Ange ati Sylvie ndakwiyamye, reka nigire mu kazi nkureke, ndabona nkomeje kuvugana nawe nashiduka nta n'icyo nkoze. Reka mbe ngiye turasubira muri pause. Ange ahita agenda yerekeza muri biro. Akicara mu biro bye yumva umuntu arakomanze, akinguye abona n'uwakiraga abantu ku kazi ke. Ahita amubwira ko nyirabuja amushaka, akeneye kuvugana nawe mu biro bye. Ange ahita yihuta agenda yerekeza aho nyirabuja akorera. Akinjira mu biro bya nyirabuja, nyirabuja ati waramutse neza Ange, umeze neza? Ange nawe ati meze neza mabuja. Dore ati Ange, ikintu gitumye nguhamagaza nagira ngo numve aho bigeze wowe na Jim. Urabona kampani yacu ari kuyifata gute? Uri kumuha serivisi nziza yifuza? Ange nawe ati cyane rwose mabuja, ikibazo Jim afite namaze kugisobanukirwa kandi ndimo ndamufasha uko bikwiriye, ndetse ndabona birimo bitanga umusaruro mwiza. Nyirabuja ati ndakwizera n'ubundi Ange, nzi ko uzabikora neza kugeza birangiye. Ikindi kandi nagira ngo nkwibutse, Jim ni umukiriya ukomeye kandi utanga amafaranga menshi. Nukomeza kumufasha neza uko bikwiriye rero, uzaba uteye inkunga kampani yawe kandi nanjye nzabigushimira. Ange akisubira muri biro yasanze hari umukiriya umutegereje. Akimukubita amaso yabonye ari Jim. Jim ati waramutse neza Ange mwiza? Ange nawe aramwikiriza ati waramutse. Ahita yicara ngo basubukure aho bari bagejeje. Ataragira ikindi avuga, Jim araterura ati ariko uri mwiza, ntiwakumva ukuntu nari nkumbuye kureba ubwo bwiza bwawe. Wanyereka umugabo wagize amahirwe yo gushaka umuntu nkawe pe. Ange ati urakoze ariko ibyo byihorere. Jim ati nta kibazo, uyu munsi ndifuza ko twaganira ku bijyanye na sex mu rukundo rwanjye, kuko yo nabonye utarayishyize mu byo tugomba kuganiraho. Ange ati ntayo nashyizeho kuko njyewe sinyemera, numva ko kuyikora mbere yo gushaka atari byo kuko ndi umukristo. Jim ati reka da, njye rero numva ko ari ngombwa cyane kandi ndifuza ko tuyivugaho. Ntekereza ko iri mu bituma ibyanjye bidakunda ugahora ntandukana n'abakobwa. Ange ati urifuza ko tuyivugaho iki? Ngaho mbwira uko bigenda numva icyo nagufasha. Njye rero umukobwa wese tumenyanye tuba tugomba gusohoka tugasangira, tukaganira bihagije, ndetse byaba ngombwa nyuma yaho tukajya iwanjye cyangwa iwe cyangwa se ahandi hantu hatuje twaganirira twembi gusa, kugira ngo turusheho kumenyana. Ibyo ariko biba iyo njyewe n'umukobwa twamenyanye twishimiranye. Iyo tutishimiranye bihagije, nyuma yo kuganira arataha nanjye ngataha. Ariko iyo twishimiranye cyane, uko byamera kose birangira tugeze no kuri icyo ngicyo. Ubwo rero akenshi kuryamana bizamo rwose sinaguhisha, kuko njyewe nubwo ndi umusore ndabisobanukiwe cyane, kandi abakobwa bose dukundanye bambwira ko nta wundi muntu wabanejeje nkanjye. Akivuga atyo Ange aramwenyura asa nk'utangaye. Jim arakomeza ati ubwo rero iyo maze gutandukana n'umukobwa ndareka akaba ari we umvugisha bwa mbere. Iyo amvugishije nibwo menya ko ibyo twagiranye, ndavuga ibihe byose twagiranye yabyishimiye kandi nanjye yanyishimiye.
Aho rero niho ntangirira kwita kuri uwo mukobwa wenyine ndetse nta n'undi mukobwa mvugisha. Buri kibazo cyose agize nkamenya ko ari njyewe ugomba kugikemura. Amafaranga ndayafite ngira ngo urabizi. Ubwo rero nkora uko nshoboye nkamwitaho, nkamutembereza ahantu heza hose hashoboka haba muri iki gihugu ndetse no hanze, nkamumenyera ibyo akeneye byose. Gusa nyine ariko nanjye simpirwa, kuko n'ubundi nyuma yo kwita ku mukobwa nkunda uko nshoboye kose, nkamuha ibyanjye byose, n'ubundi birangira agiye. Ubwo rero ntekereza ko kwita ku bakobwa cyane nabyo bishobora kuba impamvu yo gutuma umukobwa akwanga. Jimmy ati ariko kuva natangira kukuganiriza ndabona unyitegereza nk'uwatangaye. Niki cyagutangaje? Ese nuko navuze ko umukobwa wese turyamanye bwa mbere ambwira ko yishimye cyane ndetse nta n'undi muntu wigeze amushimisha nkanjye? Mbwira niba ari byo byagutangaje. Gusa ntabwo ari ukubeshya, ni ukuri rwose ndabizi, nanjye nzi ko mbizi cyane. Ikindi kandi nawe nubikenera uzambwire. Nubwo uri umugore wubatse ariko narakwishimiye cyane kandi numva ntacyo ntakora ku bwawe. Akivuga atyo Ange ahita yitanguranwa ati ndabona amasaha twari dufite yo kuganira arangiye, reka nakire umukiriya wari ugukurikiye, hanyuma ubwo nawe tuzakomeza ku munsi w'ejo. Wakoze, ukomeze kugira umunsi mwiza. Jimmy arahaguruka aramusezera arataha. Ange akomezanya n'umukiriya wari ukurikiye Jimmy, ari nako akomeza gutekereza ku byo Jimmy yamubwiye, akanyuzamo akamwenyura. Amasaha y'akazi arangiye nk'uko bisanzwe arataha. Ageze mu rugo asanga umugabo we yahageze ndetse ari no kumutekera. Akimukubita amaso ahita yiruka aragenda aramuhobera, ajugunya isakoshi yari afite aho mu gikoni, atangira kumusoma ari nako amusaba ko bakorera urukundo aho bari bari mu gikoni. Dani biramutangaza cyane, yibaza icyo umugore we yabaye ndetse n'aho yaba yakuye ibyo bintu. Ahita amusaba ko yajya koga akajya mu cyumba akaba yitekerezaho, amusezeranya ko niba ava ku meza barabikora nk'uko basanzwe babikora mu buryo bwabo bwiyubashye. Ange abyakira nk'utishimye ariko yumva umugabo we aragenda. Umugabo we asigara yibaza utuntu twinshi ariko ntiyabitindaho nawe. Bukeye mu gitondo Ange yabyutse ajya gukorera siporo ahantu yari azi ko Jimmy akunda kuyikorera kugira ngo aze kumunyuraho. Ahageze yihisha ku giti, akibona Jimmy atunguka ruguru ahita yigishwa mu nzira kugira ngo Jimmy nahanyura ahita amubona. Niko byagenze koko. Jimmy yabaye akigera aho Ange yari ari gukorera siporo ahita amurabukwa, aratangara kuko atari asanzwe amubona, nuko aramusuhuza. Ruguru yabo haturutse undi muntu wari uri kunyonga igare rya siporo nawe ari muri siporo, ahita agonga Ange. Ange ahita yikubita hasi. Jimmy agiye kumwegura amubwira ko ntacyo abaye ameze neza, agerageza kwihagurutsa. Jimmy ati waretse nkagufasha se kubona bakugonze? Ange ati nta kibazo yewe meze neza, ndakomeye nta kibazo. Ahagurutse biranga. Yasaga nk'utakomeretse cyane ariko nanone akaguru ke gasa nk'akababaye ariko bidakabije. Jimmy niko kumuterura amujyana mu rugo rwe rwari hafi aho ngaho kugira ngo amufashe. Akimugeza mu rugo rwe Ange aratangara ati mbega ukuntu uba ahantu heza, aha hantu harasa neza cyane. Yari inzu ya etaje igeretse gatatu, isize amarangi y'umweru ahantu hose kugeza no mu gikoni, irimo ibikoresho byose byiza byo mu nzu, mbese ibereye ijisho. Jimmy amwicaza muri salo, yihuta ajya kuzana bande mu cyumba kugira ngo amuzirike ku kaguru.
atangira kumwitaho uko ashoboye. Ange ukabona ko yabyishimiye. Jimmy nawe uko ayimuzirika ku kaguru ari nako amuganiriza, amubaza uko abanye n'umugabo we. Ariko umugabo wawe akwitaho, ubu koko aguha byose ukeneye, ubwiza bwawe se arabubona, abona ukuntu uri umugore w'igitangaza. Ariko mana yanjye uri nk'umugore wanjye nagukundwakazi, waba uri umwamikazi neza neza, ikintu cyose wifuza muri iyi si nakiguha. Uwo muri aka kanya ndumva nagusoma. Ange ati ariko ujya wibuka ko ndi umugore wubatse, uzi ko mfite umugabo kandi nkunda. Jimmy ati ndabizi ariko nanjye umbabarire, nsigaye numva ngukunda pe, ariko icyampa nkabona umugabo wawe. Ange ati humura uramubona, kanya ugiye mu cyumba ndamwandikiye mubwira aho ndi, mubwira ko nakoze n'impanuka, bari mu nzira aza kundeba. Jimmy arakomeza ati ubu se akwitaho uko bikwiriye koko, ubu se aragushimisha, ubu se mukora urukundo ukumva uranyuzwe? Ange ati cyane rwose anyitaho kandi biranyuze. Ku bijyanye no gukora urukundo rero, Dani niwe mugabo nzi mu buzima bwanjye. Twakundanye tukiri abana bato, kugeza dushakanye nta wundi mugabo nzi, kandi numva nishimye bihagije. Jimmy akubita agatwenge. Gute wumva wishimye bihagije se nta n'undi muntu mugereranya nawe? Ibyo rwose ni ukwibeshya. Iyo mbwira ko hari undi muntu uzi cyangwa urenze umwe, nibwo nari kumva ko agushimisha ku rwego wumva ukwiye kwishimaho. Naho ubundi niba ari wowe wenyine uzi, rwose ntabwo nakwizera ko wishima bihagije. Hari ibyishimo ushobora kuba utazi rwose, kandi unyemereye ukampa amahirwe nabikwereka. Ange ati ndumva hari umuntu ukomanga, genda undebere ko ari umugabo wanjye nitahire. Agenda agiye kumureba, Ange nawe arahaguruka amugenda inyuma acumbagira. Jimmy agikingura yabonye ari umugabo koko. Ange ati sheri urakoze kuza kundeba. Uyu musore ureba yitwa Jimmy, ni umukiriya wacu ku kazi. Yari ari aho nakoreraga siporo mu gihe nakoraga impanuka, yanyitayeho uko ashoboye rwose. Jimmy uyu ni umugabo wanjye yitwa Dani. Jimmy ahita asuhuza Dani amubwira ko yishimiye kumumenya. Dani nawe amushimira ko yitaye ku mugore we, akamuba hafi mu gihe yakoraga impanuka, ndetse agakomeza no kumwitaho. Dani ahita abwira umugore we ngo naze bataha ajye gukomeza kumwitaho. Basezera Jimmy baragenda. Jimmy akomeza kwitegereza Dani atamukuraho ijisho kugeza barenze. Umunsi wakurikiyeho Ange yabyutse ameze neza, ajya ku kazi nk'uko bisanzwe. Akihagera asanganirwa na Sylvie amubwira ko amufitiye amakuru meza. Ati Ange ese wamenye ibyabaye? Uzi ko Jimmy ari wowe yahisemo ko wamuherekeza mu rugendo rw'akazi Nairobi, ukajya kumufasha kuganira n'abakiriya be? Ange biramutangaza cyane ati reka da, ubuse kuki ari njyewe yahisemo? Sylvie ati erega uriya musore ashobora kuba agukunda, ikindi kandi ni byiza, genda unitemberere urebe mu Nairobi. Wari wakahagera se? Ange ati uretse n'ibyo byo kwitemberera se, ubundi wagize ngo nabihakana? Ngo nyine tuzajyana. Ariko nyine Sylvie, nagira ngo umfashe kujya gushaka ibyo nzagenda nambaye. Ndashaka kwambara neza ntazasebya uriya mukiriya. Sylvie ati yoo mbega byiza, ibyo rwose biranshimishije cyane. Mfite amatsiko yo kuguhitiramo imyenda myiza n'inkweto ndetse n'agasakoshi. Ndabizi uzagenda uberewe kandi nawe azabyishimira. Bukeye Jimmy yaje gufata Ange ku kazi, amujyana aho indege yagombaga guhagurukira. Bakihagera Ange abona ni indege iri prive, bagombaga kugendamo ari babiri n'umuntu ugenda bakira gusa. Ange biramutangaza cyane.
bicara mu ndege bagenda baganira begeranye. Jimmy nta kindi yatangiye abwira Ange kitari ukumubwira ko yambaye neza, noneho ubwiza bwe bubengerana, mbese asa na Bikira Mariya. Atangira kumubwira ukuntu we n'umukobwa baheruka gutandukana, iyo ndege buri weekend bayigendagamo bagiye gutembera, ariko n'ubundi bitabujije kumuta, umukobwa akamwanga. Ange yibaza ku kintu cyatuma umukobwa asiga umuhungu nk'uwo nguwo, kiramuyobera. Akomeza kumubwira ukuntu iyo ndege bagendaga bayisomaniramo, bakayikoreramo n'urukundo, mbese bakagiriramo ibihe byiza. Ange akomeza kubitekerezaho ari kubona asa n'uwagiye kure. Jimmy arushaho kumwegera amufata ku itama nk'ugiye kumusoma. Ange ahita amwiyaka ati reka ibyo bintu. Jimmy ati ese ko mbona usa nk'ubikeneye waretse kubirwanya, waretse nkagusoma. Ange yegera hirya ariko Jimmy arushaho kumwegera agira ngo amusome. Ange akomeza kubirwanya ariko ageze aho aramwemerera. Nuko barasomana biratinda. Hashize akanya gato Ange ahita amurekura ati ariko uzi ko ibi bintu turi gukora ari amakosa, ntabwo nemerewe kugira undi mugabo nsoma utari umugabo wanjye. Rekera aho ngaho kandi ntiwongere. Jimmy nawe yegera hirya ati nta kibazo rwose. Bakomeza urugendo. Bageze i Nairobi basanga abakiriya babategereje, baganira nabo kuri business ya Jimmy. Basoje basubira mu ndege baragaruka barataha. Bakigera mu Rwanda Jimmy yashimiye Ange ko yitwaye neza muri business ndetse ko yishimiye gukorana nawe. Anamusaba ko yamuherekeza bakanyura iwe akagira ibyo bika by'akazi, ubundi akamutwara mu modoka akamucyura. Ange arabyemera. Batindijwe no kugera iwe bahita batangira gusomana, ndetse ntibagarukira ku gusomana gusa n'urukundo bararukora. Nuko Ange asaba ko Jimmy yamucyura kuko amasaha amaze gukura, ariko kuko bari baje basangira wayini, Ange yari anameze nk'uwasinze ariko bitari cyane. Jimmy aramucyura. Bageze imbere y'urugo rwe bakubitana na Jimmy ari kumwe na mama wa Ange. Ange wari wambaye imyenda migufi ndetse ari kumwe n'undi musore, agikubita amaso mama we amera nk'ugize amasoni, yibaza icyo mama we agiye gutekereza nyuma yo kumubona yambaye atyo. Ange abwira mama we ko uwo musore bari kumwe yitwa Jimmy, bakaba bavuye mu rugendo rw'akazi. Mama wa Ange ati nta kibazo umugabo wawe yari yabimbwiye. Ariko mama wa Ange yarebaga Jimmy nk'utamwishimiye cyane, bisa nkaho yari yamugiriye amakenga bitewe n'uko yabonaga umukobwa we ameze. Basezera kuri Jimmy binjira mu nzu. Bakihagera Ange arateka bajya ku meza. Batangira kuganira. Mama wa Ange abaza umukobwa we ati ese kuki utagitekera umugabo wawe? Ange ahita areba Dani mu maso ati watinyutse ubwira mama ko ntakigutekera? Ubu se akazi nkora urakayobewe? Uyobewe ko hari igihe ntaha ntinze, naniwe ndetse no gukaraba numva ntabishoboye? Dani ati erega nabimusobanuriye, namubwiye ko ari impamvu z'akazi rwose. Mama Ange ati ibyo ntabwo bikuyeho ko wakwihangana ugatekera umugabo wawe, nibura gake ariko ukabikora. Ange ahita yivumbura basiga ku meza. Basigara baganira. Mama wa Ange yihanganisha umukwe we ati humura ndaza kumuganiriza, Ange naramwibyariye ndamuzi, araza gusubira ku murongo yitware neza nk'uko byahoze. Jimmy ashimira nyirabukwe nabo bajya kuryama. Bukeye mu gitondo Ange asubira mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko agenda atekereza kuri Jimmy gusa n'ibihe byiza baheruka kugirana, ubona ko byamushimishije cyane ndetse kandi abikumbuye.
Mu kugera mu kazi buri kanya babaga bandikirana utumesaje babwirana ko bakumburanye ndetse kandi bishimiranye. Jim asaba Ange ko baza kuza kubonana nimugoroba ndetse akamusanga iwe. Ange ntiyajuyaje, nyuma y'akazi yahise yihuta agana kwa Jim. Ahageze asanga Jim yatetse, barasangira. Jim apfundura n'icupa rya wayini naryo bararisangira. Nuko bakomeza kuganira. Bidatinze batangira gusomana no gukora urukundo. Basoje Ange asaba Jim ko yamucyura kuko byari bimaze kugera mu ma 5:00. Jim aritegura aramucyura. Ange akigera mu rugo yacanye itara abona nyina aramutegereje yicaye muri salo, naho umugabo we yaryamye. Ange atungurwa no kuba nyina yari akicaye kugeza muri ayo masaha. Mama we araterura ati, ese mwana wanjye ko mbona usigaye warahindutse, ubu muri aya masaha uvuye hehe? Ko mbona se umeze nk'uwanasinze, wanyweye inzoga? Ange ati, ndeka mama, mba mvuye mu kazi. Nyuma y'akazi boss yampamagaye ambwira ko hari kandi kazi ashaka ko dukorana, kandi sinari kumusuzugura. Nibyo twari turimo rero. Mama we ati, mwana wanjye w'imbeshyi, ubu se ndakuyobewe? Ange ati, ese ubundi urambwira iki mama, nawe ko utari umutagatifu? Ubu se buri gihe iyo nganiriye na papa nambwira ko ahora kwinginga gusaba imbabazi ngo musubirane ukabyanga? Ntiwahoraga umbwira ko papa yagutaye kandi adashaka no kongera kutubona? Ku rusengero bose ntibazi ko papa yagutaye kandi adashaka no kongera kukubona, mu gihe ahora gusaba imbabazi ngo agaruke mu rugo ariko wazimwimye? Mama wa Ange ati, rekeraho mwana wa, ntago uzi byose. Ange ati, rekeraho nawe rero kungira inama kuko nawe sinkibona uri umutagatifu, nawe ugira amakosa menshi. Bahera ko baratongana. Mama wa Ange arivumbura nawe ajya kuryama kandi arara asezeye umukobwa we amubwira ko ari buzinduke yitahira, amurekeye urugo rwe kandi ngo azabage yifashe. Ange nawe ajya muri dushe ajya kuryama. Babyutse basanga mama we yagiye. Uwo munsi nabwo Dani yaratashye ategereza umugore we ko ataha aramubura. Akomeza guhagarara mu idirishya ryo kuri salo areba hanze ngo arebe ko umugore we yaza gutunguka. Bigeze mu ma 2:00 bishyika 3:00 abona imodoka yinjiye mu rugo rwabo. Mu kureba abona Ange asohotsemo, akinguriwe umuryango w'imodoka na wa musore witwa Jim. Dani arumirwa. Umugore we yasohotse ahirima ubona ko yasinze. Jim aramuhobera ntiyatinya no kumusoma, arataha. Ange yinjira mu nzu agwirirana. Umugabo we amarira azenga mu maso, aramuterura ajya kumuryamisha. Bwakeye ari ku wa 6, ariko nabwo Dani yagiye gukanguka abona umugore we yagiye. Jim wari usanzwe akora no ku wa 6 yarabyutse aritegura, yikorera icyayi, arangije arambara ajya mu kazi. Ahageze yitangira itama, akora ababaye. Brandine bakoranaga bafatanya gutanga imiti, akomeza kumwitegereza ageze aho aramubaza ati, ariko se byakugendekeye gute Jimmy? Ko mbona utishimye kandi ari nako umaze iminsi umeze? Jim ati, ndeka ibyanjye ntiwabibara. Ubu mfite ibibazo ntabona n'undi muntu mbiganiriza. Wa mukecuru nyiri farumasi ahita yitanguranwa ati, mureke yewe ubwo umugore we ari kumuca inyuma. Nta kindi kibabaza abagabo kuri urwo rwego. Brandine ati, nibyo se koko Dani, umugore wawe uri gutekereza ko ari kuguca inyuma? Dani ati, ntabwo ndi kubitekereza ahubwo ndabizi. Ndabizi umugore wanjye ari kunca inyuma. Urugo rwanjye ruri gusenyuka kandi sinzi icyo nakora. Brandine ati, buriya rero nuko ntakubwiye
nanjye natandukanye n'umukunzi wanjye twari tumaranye igihe. Nari narageze aho ndanishingira kuko naramukundaga cyane. Ubwo rero iby'ingo mbiziho. Ndetse nzi n'uko bimera iyo umuntu bamuciye inyuma kuko yarabinkoze wahoze ari umukunzi wanjye. Wowe genda wicare umuganirize, umubaze icyo abura mu rugo, umutege amatwi, ndabizi nimuganira haraza kuvamo igisubizo. Uraza kumenya icyo wakora. Uraza kumenya icyo uwo mugabo wundi ari kumushukisha, nawe ugerageze ugikore. Ndanashimira mugenzi we Brandine ku nama yari amuhaye. Amasaha y'akazi arangiye barataha. Dani mu kugera mu rugo asanga nanone umugore we ntarahagera. Aramutegereza, yamuhamagara ntamwitabe, yamwandikira ntamusubize. Bigeze mu gicuku Dani ajya kwiryamira. Bukeye abyuka abona umugore we atigeze ataha. Noneho arahangayika cyane. Yibaza noneho ko umugore we ageze ku rwego rwo kutanataha, yumva ko noneho byafashe indi ntera. Sinzi ukuntu yagize igitekerezo cyo kuba yajya kumushakira mu kabyiniro kamwe kari gasigaye gashyushye mu mujyi wa Kigali. Akihagera arashakisha, araranganya amaso mu bantu bose bari bahari. Ageze aharabuka umugore we yicaranye na Jimmy ndetse n'undi mukobwa. Mu kubona uko yari ameze, amarira amuzenga mu maso yicwa n'agahinda. Ange yari yasinze atari kubasha no kwicara, mbese ateye agahinda. Dani asaba umugore we ko yahaguruka bagataha. Jimmy aramubwira ati ese ko atagushaka wagiye? Urabona uyu mugore agushaka? Ntabwo ubona ko ari njye ashaka? Dani ati ndakwiyamye mvira ku mugore, umenye ko tukiri umugore n'umugabo mu mategeko. Jimmy ati ngaho se mujyane turebe ko akwemerera. Dani akomeza kwinginga umugore we. Aramuhagurutsa, umugore ahaguruka atabishaka agenda amwiyaka, amusunika. Ariko Dani arihangana akomeza kumusohora kugeza bageze hanze. Dani n'amarira menshi ati ariko se mukunzi wanjye koko nagukoreye iki? Niki nakoze nabi ku buryo impemukira bigeza? Niki wamburanye? Ange ati erega uritonda, uri umusore w'umwana mwiza cyane ku rwego rw'uko mbona ko ntagukwiriye. Njyewe nkeneye umusore wiyubatse uri ku rwego rwanjye. Dani ati ibyo se nanjye ko nzabigeraho wakwihanganya ukagumana nanjye? Ubu koko ubona ndi umunebwe ku buryo nzaguma ameze gutya? Ange ati erega nta nubwo nkigukunda, rwose ndagusabye ndeka. Ubu buzima nibwo nahoze nshaka kandi ndabwishimiye. Genda undeke rwose uzabona undi mugore mwiza uri ku rwego rwawe. Dani agahinda karamwica ariko yihanagura amarira yari afite mu maso, yishyiramo akanyabugabo, abona ko umugore we atakimushaka na gato. Aramubwira ati nta kibazo niba utanshaka guma aha ngaha. Nta kibazo rwose gumana n'uriya mugabo wahisemo, ubwo uzambwire n'igihe uzagarukira gufata ibintu byawe. Ange ati rega nta bintu nshaka kuza gufata, iriya myenda yose nta n'umwe ngikeneyemo. Icyo nzaza gufata ni mashine yanjye gusa. Dani azunguza umutwe, arahindukira arataha. Mu nzira ataha ahamagara mama Ange kuri telefone, amutekerereza ibyari bimaze kuba. Mama wa Ange afata imodoka vuba agaruka i Kigali. Yaje azanye na bagenzi be basengana ngo baze basengere urugo rw'umukobwa we rurimo gusenyuka. Nuko bakihagera basanga na Dani yagiye. Barapfukama barasenga. Mu masaha ya nimugoroba nibwo bumvisha abantu binjira. Yari Ange ndetse na Jimmy. Mama Ange mu gukubita amaso Jimmy amureba nabi cyane ndetse yumva ababaye.
Jimmy agiye gusuhuza mama wanje amwima ukuboko. Azamura ikiganza ameze nk'ugiye kumukubita urushyi. Jimmy ahita amuhutaza, umukecuru yikubita hasi. Ange aza yiruka aje guhagurutsa nyina, ari nako atuka Jimmy ati ariko nta soni, uratinyuka ugahutaza umukecuru, ese nuko wowe utagira ababyeyi? Ange ahagurutsa nyina aramwicaza, nyina n'amarira menshi ati mwana wanjye kuko waretse guhemuka, uyu urabona azigera kugeza kuki? Umuntu utananyubaha? Ange ati rekeraho mama, ntabwo namureka, ndamukunda. Jimmy afata imashini ya Ange, barasohoka bikubita mu modoka baragenda. Mama wa Ange asigara arira, ba babyeyi bari bazanye nawe baramuhoza, bakomeza kumwihanganisha. Nuko Ange ajyana na Jimmy basubira mu rugo rwa Jimmy. Bakihagera bakomeza gutongana. Ange amubwira ati ariko waba uzi ukuntu bibabaza kubona mama wawe ari hasi? Nako sinakurenganya, nta babyeyi ugira. Ati ariko se kuba udafite ababyeyi bivuze ko wahutaza n'uwanjye? Jimmy umujinya uramwica, asanga Ange mu cyumba yari arimo cyari giteganye n'icyo we yari arimo, aramukubita karahava. Dani nawe ku rundi ruhande yari yanze gutaha mu rugo rwe, ahubwo ajya kwa mushuti we Blandine bakoranaga kugira ngo nibura amutekerereze agahinda afite, amugire inama ndetse amukomeze. Barimo baganira, Dani araterura abwira Blandine ati ni ukuri warakoze cyane kumba hafi, rwose numvaga ngiye gusara, numvaga urugo rwanjye ntarusubiramo, n'ubu kandi sinzi igihe nzagirira imbaraga zo kurusubiramo. Blandine ati erega humura, n'iki inshuti ziberaho, ibi ngukoreye nanjye nabikorerwa n'undi, niyo mpamvu ntabura kugufasha. Dani ati disi umugabo uzagushaka azaba abonye umugore mwiza, uritondera umwana mwiza. Blandine ati kareka nta gitekerezo cyo gushaka mfite, mba numva narahuzwe gushaka, mba numva narahuzwe kubana n'umugabo. Dani aramwegera asa n'ushaka kumusoma, naho Blandine ahita amwitaza aramubwira ati uri mu biki Dani? Ibyo bintu uri gukora ndabizi ni ukubera agahinda, ni ukubera agahinda ufite mu mutima, urumva wakora ikintu icyo ari cyo cyose cyagufasha kukagabanya, ariko ubwo ntabwo ari bwo buryo bwiza. Uko kuntu uri kwiyumva ndakuzi kuko nanjye ibiri kukubaho byambayeho. Ihangane ukumve karaza gushira, nubwo katashira uyu munsi ariko kazagera aho gashire kandi wongere ubeho wishimye. Blandine arakomeza ati ariko hari ikintu ntakubwiye, ubu ndeba ndwaye sida. Nkimara gutandukana n'uwahoze ari umugabo wanjye, nagiye kwipimisha nsanga yanteye na virusi itera sida. Gusa ibyo ntacyo bintwaye, mfata imiti neza, nariyakiriye kandi mbona nzakomeza kubaho neza. Ibijyanye no kongera gushaka nta kintu mbitekerezaho, nzakomeza nibereho gutya. Dani ati yo, ese nuko byakugendekeye? Ihangane disi, ihangane rwose. Ntabwo nari mbizi ariko humura, nzakomeza nkubere inshuti nziza kandi icyo uzakenera cyose ndahari. Ndahari ku bwawe Brandi, sibyo? Blandine ati urakoze cyane Dani, urakoze rwose, uri umugabo mwiza. Iyaba Jimmy yari ameze nkawe ntabwo mba ngeze aha. Dani ati uvuze ngo nde? Jimmy? Jimmy wameze ate? Nyereka ifoto ye ndebe. Blandine yatsa telefone arayimwereka. Dani atungurwa no gusanga uwo Jimmy ari we musore uri guteretana n'umugore we. Ati mana y'u Rwanda we, uzi ko wa musore nakubwiraga untwaye Ange ari uyu mbonye ku ifoto? Reka nihute njye gutabara umugore wanjye, reka nihute njye kugarura umugore wanjye rwose. Dani aba yinjiye mu modoka ya Blandine,
Diridiri arihuta cyane no kwa Jimmy ngo ba. Yinjira mu nzu dore ko hatari hafunze. Akigera mu cyumba asanga Jimmy aryamye ku buriri. Akomeza mu cyumba cyari giteganye n'icyo umugabo yari aryamyemo, asanga niho umugore we aryamye yaviriranye amaraso ameze nk'uwakubiswe ndetse akanegekara. Ange akimubona n'amarira menshi ati, ni wowe Dani? Ni wowe uje kundeba? Ndakwinginze mbabarira ibyo nagukoreye byose. Mbabarira ni ukuri naribeshye, narishukaga. Ni wowe wankundaga. Dani ati, mbega ibintu bibabaje, kiriya kigabo nicyo cyakugize gutya, kireka ariko kirambona. Ange arakomeza ati, ubu se koko Dani, ubu koko wambabarira tukongera tugasubirana? Dani ati, nakubabarira rwose mugore mwiza, ndagukunda cyane urabizi. Dani aterura umugore we amujyana mu modoka. Akimugeza mu modoka no kumuryamisha, agaruka mu nzu akubitagura imigeri Jimmy, amukubitagura ibipfunsi. Amaze kwinigura asubira mu modoka, ajyana umugore we kwa muganga. Amugejeje kwa muganga baramuvura, bamufata n'ibizami byose, ariko ku bw'amahirwe make basanga Ange nawe yanduye sida. Dani biramubabaza bimutera n'agahinda. Amaze koroherwa aramucyura, ariko bageze mu rugo baricara baraganira. Dani amubwira ko nubwo yamubabariye ariko batakomeza kubana nk'umugore n'umugabo. Ange ati, ndabyumva rwose ntabwo byakunda. Ndabizi wahoze wifuza gushaka ukabyara ukarera, kandi ubu ntabwo nakubyarira, kandi naramaze kwandura virusi itera sida. Basezerana ko bazakomeza gukundana no gufashanya uko bishoboka, ariko batabana nk'umugore n'umugabo. Ni nuko byagenze, ariko hagati aho Dani yaje gushaka undi mugore, babyara n'umwana mwiza w'umuhungu. Ange nawe ku rundi ruhande yaje gutangira kampani ye, ntiyagira undi mugabo ashaka, akomeza gufasha abantu kubaka ingo nziza, agira inama abagore bashaka gutana. Buri mezi 3 akajya gufata imiti kwa Dani, imiti imufasha kugabanya ubukana bwa virusi itera sida. Ange kandi yaje kwiyunga na mama we, asubira no gusenga. Ni n'aha kandi inkuru yacu tuyisoreje. Turabashimiye mwese mwayikurikiye. Twizeye ko wowe wayikurikiye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo hari icyo ukuyemo. Burya kunyurwa ni ingenzi mu buzima, kandi ibishashagirana byose si zahabu. Tubararikiye gukomeza gukurikirana ibiganiro n'inkuru zindi.